yarebye nahita yagenda yakambira nyina w'umwana ikiri kandi uziko ng'umwana batahane barwanisisebo hati basaziremo kumuteka ngo bakita umuntu n'ikindo mujuzi uyu mwana yahereza ngo akayeshirike yareba ukwita no weshirike no rero umuntu nahita mugenzo kapangire benda kwibeke umudakikisha tubatimbe cyina bazikira mu muntu haza ku rugo mukaba kutumira amizi gcyari yo tunakikirizo muramuzo gwa mechi tuganya apana muramuzo gwa mechi tuganya tunabikiriza isuke cicwe kamiza ugakutahwa notambura hesa hayona abo bakamutuma hizeba yazayo yaragayo umudakikisha yareba abo kwita mwana pia kwa ine parananisha mwana pia kwa ine parananisha umwana arasa kwita umuntu muzike toka rero mwana kwambisha aho mutahamizi hari munonga akaba yagiriye akamureba mudakikisha akamura musliminati apana kakubu ngoja wowe yagereza ati nomerewa kakubi ekapo nabone basibuku basigaye wonka kakubu ukira wabona mubona makamba kakubi mushaka kutambira ngo wawe ati nduriya ni hanangereza Yaruhango mwana w'umunyamnegere embera za yanga byanga konka mnegere embera za yanga byanga bya yanga mwe bana mwagandi kuko kinkai abo bana ninye baike chiko Bwana kantaba chini. Mzee kwero ni nyamisho. Kazayima kamukame mbiriji
mberege mukama kambona bwine kikumara mukama kunka beyendeza na Rutaru ahantu ho bampisya dinkuzagumerege nako ubwe nasigire kibanja cyanjye umuke kitata yansigire nakugenda mfafagane na beyendeza na Rutaru banyite nabita mbita nkuko atinkuzagumere nakweje kamwe na ka Rutara kandi na ka beyendeza ntantisero umuntu binajwara ki nindyama nindya ninywa hatireba inkujwara aha bwa beyendeza na Rutaru kunka beyendeza naba ntisere beyendeza na Rutaru ikuza kuterera